wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, duhuriye kuri murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana yacu itanga bukomeze kubana nawe. Nejejwe nuko tugize nanone aya mahirwe, nkunda kubyita amahirwe kubera ko hari ababa batakiriho ngo babe bafite ubu buryo, cyangwa se abandi bari mu zindi mpamvu z'ubuzima zituma batabasha kubona uburyo bwo kusabana n'Imana mu ijambo ryayo. Ariko nge nawe Imana iraturaritse muri aka kanya, iduhaye uburyo bwo kuza kureba mu ijambo ryayo ngo twumve ubushake bwayo. Uyu ni umurongo w'umucyo w'isabato, aho tunyuza ibyigisho bitandukanye ariko bijyana muri icyo cyerekezo cyo gusobanukirwa ubushake bw'Imana ku mahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwihariko ihame ryerekeranye n'isabato nk'uko ryanditswe mu byanditswe byera. Iki kandi ni cya kiganiro tukunda kuburiramo, ikiganiro kivuga amateka y'isabato mu buryo bw'umwihariko. Twahereye mu ntangiriro za mwene muntu mu ngobyi ya Edeni, aho Imana yashinze isabato. Ubu ngubu rero tugeze mu gihe cy'umuhanuzi Eliya, niho twacumbikiye ubushize. Twasanze ari mu kinyejana cya 9 mbere ya Kristo. Urumva ko twongeraho 21 bishize, urumva ni ibinyejana 30, mu binyejana 30 niho turi. Ariko nibyo nabyo tuzakomeza tubiganire mpaka tugeze uyu munsi ngo dusobanukirwe biruseho n'umugambi w'Imana ifite kuri twebwe. Abantu benshi bakunze kwibaza ibibazo ngo kubera iki dutinze ku isabato, kubera iki ariyo tuvuzeho, ariko ndabibutsa igikomeye yuko isabato n'ubundi ari nacyo kintu gifite ibibazo byinshi cyane mu mibereho ya Gikristo. Nshuti yanjye, ntabwo ibindi byirengagijwe, ndetse hariho na platforms nyinshi zibibwirizaho. Natwe rero twiyumvisemo umutwaro wo kurushaho gutanga amakuru yihariye, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ku byerekeranye n'ingingo yerekeranye n'isabato. Nk'uko nemaze kubivuga, twaganiriye isabato mu gihe cy'umuhanuzi Eliya ubushize. Abatarakurikiye bashobora gusubirayo bakareba icyo cyigisho. Ubu rero noneho tugiye kuganira isabato mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho cy'uyu munsi nyirizina, tubanze twicishe bugufi n'ubundi maze dusenga. Data, turagushimye ko duhaye amahirwe yo kurambura ijambo ryawe nanone. Tugushimiye ko watuyoboye mu gihe cyatambutse, kandi twiringiye yuko tuyobora no muri uyu mwanya kugira ngo turusheho kumva ubushake bwawe. Wasezeranye Mwuka Wera ko azatubera umwigisha, azatwigishe nanone, kandi ngo yoroshye imitima yacu kugira ngo tube abumvira ijambo ryawe. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. Yego, narimaze kubivuga yuko ubushize twaganiriye iby'umuhanuzi Eliya wakoze umurimo we mu kinyejana cya 9 mbere ya Kristo, igihe cyaranzwe n'ubuhakanyi buteye ubwoba muri Isirayeli. Twabonye ko Imana kandi iteganyiriza iyi si muri ubuhakanyi busa n'ubwo ngubwo bwayo muri icyo gihe cy'ubwami bwa Ahabu, kwizongera kohereza umuhanuzi Eliya muri iki gihe giheruka nk'uko byagenze muri kiriya gihe. Uyu Eliya rero wahanuye muri kiriya gihe yari afite umugaragu Elisa, ariwe tuza kutindaho uyu munsi, kandi umurimo wasoje uyu Eliya Imana imwimuye ajya mu ijuru adapfuye. Ni inkuru dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami uhereye ku murongo wa mbere. Mbere yuko rero Eliya azamurwa, yabanje gusura amashuri y'abana b'abahanuzi, y'amashuri yashinzwe mu gihe cya Samueli, ariko kandi Eliya akaza kuyitaho nk'ahantu ho kurerera abantu b'Imana. Yabanje kuyasura yo kugira ngo yakomeze, agenda aherekejwe n'umugaragu we Elisa. Nuko bakijyana bombi rero, inkuru tubwira ko bageze kuri Yorodani barahagaze. Eliya yenda umwitoro we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse, maze
bageze hakurya Eliya abwira Elisa ikintu gikomeye cyane cyo kuzirikana muri iyi nkuru ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanwa nawe. Ni icyifuzo gikomeye cyane. Elisa yarashyizwe imbere yuko afite uburenganzira bwo gusaba icyo ashaka cyose akagikorerwa na Eliya ataratandukanwa nawe. Cya gitabo abahanuzi n'abami cya kindi gisa gutya nicyo ndi gukoresha, niyo version ndi gukoresha, ku ipaje yacyo 118 bavuze amagambo akomeye cyane ngo ntabwo Elisa yasabye icyubahiro cy'isi cyangwa ngo asabe umwanya wo hejuru mu bakomeye bo ku isi. Icyo yifuje cyane cyari urugero runini rwa mwuka Imana yari yasesekaje ku wari ugiye kubahishwa kujyanwa mu ijuru. Elisa yari azi kuretse mwuka w'Imana wenyine nta kintu cyajyaga kumubashisha kuba umuntu ukwiriye gukora mu mwanya Imana yari yaramuhamagariye kuzuza muri Isirayeli. Niko gusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Amen. Iki nicyo cyifuzo yagaragaje imbere ya Eliya, aravuga ati ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Amagambo akurikiraho dusoma muri ya narrative iri mu gitabo cya kabiri cy'Abami cya 2 umurongo wa mbere kugeza 11 aravuga ngo kuri uko gusaba kwa Elisa Eliya yaramusubije ati uransaba ikiruhije cyane icyakora nombona nkigukurwaho birakubera bityo ariko nutambona siko biri bube. Nuko bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro irabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Eliya atandukanwa na Elisa, ariko Imana ishimwe Elisa ntabwo yarangaye, yahawe icyo yasabye. Mbega icyifuzo gikomeye cyane, icyifuzo cyo kuburwa n'umwuka w'Imana. Umva gihuje n'icyo Salomo yigeze gusaba, avuga ati mbese ko nta bwenge mfite, ndagusaba ubwenge bwo kuyobora ababisirayeli, ndagusaba ubwenge bwo kuyobora abantu bawe no kubacira imanza zikwiriye. Nuko Elisa nawe aravuga ati umurimo usigiye urakomeye cyane, nkeneye mwuka w'Imana ku rugero rusumbyeho ndetse rwikubye 2 ubwo wari ufite. Imana ishimwe kutanga impano. Amagambo nsoma mu bahanuzi n'abami igice ku ipaje y'119 cya gitabo n'ubundi arambwira ngo yo mu buntu bwayo Imana ibonye ko bikwiriye kwikura mu murimo wayo abo yahaye ubwenge, ifasha kandi gakomeza basimbura igihe bayisanze ngo ibafashe kandi bakagendera mu nzira zayo. Bashobora no kuba abanyabwenge cyane kurusha abo basimbuye kuko bashobora kungukira ku byababayeho kandi bakigira ku makosa bakoze. Kuva ubwo Elisa ajya mu mwanya wa Eliya wari warabaye umwizerwa mu bintu byoroheje, yagombaga kugaragaza ko ari indahemuka no mu bintu byinshi. Elisa yari umugaragu mwiza, umugaragu wumvira kandi umugaragu wabanye neza na Eliya, umukiranutsi no mu bintu byoroheje. Imana yari imwaguriye inshingano none yo kumuhanuzi, kandi icyifuzo yasabye Imana yaracyumviye. Nuko ku buryo byari bimeze nk'ibingibi tumaze gusoma yuko rwose ari ubwo abasimbura barusha ubunararibonye babandi basimbuye kuko babasha no kwijyana no ku makosa bakoze. Imana ishimwe. Ntabwo nshishikajwe no kwiga iby'amateka ya Elisa, ahubwo nshishikajwe no kureba isabato mu gihe cya Elisa. Nuko rero turebe isabato mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. Amateka ya Elisa aranejeje cyane, ndayagukundishije uyige. Elisa uyu nguyu waje asimbuye Eliya nyine nawe yakoze umurimo we muri icyo kinyejana cya 9, umurimo waranzwe n'ibitangaza bikomeye. Yakoze ibitangaza, ngaho ishoka ikareremba ku mazi, ngaho umwana w'umushunemukazi akazuka, niwe turi buganireho uyu munsi, ngaho no mu gihe yapfuye umwana intumbi bajugunye ku gituro cye nayo ikazuka. Ni byinshi habayemo ibitangaza. Wa mugore wari uri mu mwenda akazana utuvuta mu mberezo, mavuta kuzura ibibindi. Byari byiza cyane. Kandi ntabwo ari ibyo gusa by'ibitangaza, ahubwo ubuzima bwe bwabayemo no guhamabwiriza abami, kavuga ngo ugenza utya nibwo biri bugende gutya, ndetse n'imigenderanire hagati ya Isirayeli n'andi mahanga. Yabayeho mu gihe abasiriya batwaraga amahanga bakikije, muri buki igitero cyaje kumutwara yuko amena amabanga,
ariko kandi bikarangira ahubwo bitumye Isiriya itinya mu buryo bwuzuye Abisirayeli. Rero ni umurimo wuzuyemo ibitangaza, ni umurimo wuzuyemo gw'abami amabwiriza, ni umurimo wuzuyemo imigenderanire hagati ya Isirayeli n'andi mahanga. Birakomeye cyane. Elisa yakoze umurimo utangaje kandi udasanzwe. Nubwo isabato itagaragara cyane ndetse kenshi mu nkuru zivuga ibyabaye mu gihe cya Elisa, turasoma isomo rimwe gusa twakomeje gusimbuka twarivuze n'ubushize, dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 23 kidufasha gusobanukirwa neza yuko mu gihe cy'umuhanuzi hariho kumurika ku mucyo w'isabato. Ntabwo umucyo w'isabato wari warazimiriye mu mwijima, ahubwo uwo mucyo wari uhari. Imana ishimwe cyane. Tubwirwa ibyo mu mwana w'umushunemukazi muri iyi nkuru ihera ku murongo wa 8 w'iki gice. Umwana w'umushunemukazi yarapfuye, maze uyu mugore yemeza kujya kureba uyu muhanuzi. Igihe yiteguraga urugendo, umugabo we yaramubajije ikibazo ati mbese habaye iki noneho kugiye kureba uno muhanuzi atari ku munsi w'isabato? Isomo riravuga mu buryo bwaburanije ngo ni iki kikujyanye we none ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato? Hano tuvana ijambo isabato mu mibereho ya Elisa, kandi iri somo riraza kuduha amasomo akomeye. Iri somo tubonye muri no nkuru ndende y'umugore w'umushunemukazi, umugore w'umwizera wagaragarije neza Elisa ubwo yamuhaga icumba wazajya aruhukira igihe yaje muri icyo kirorero. Hanyuma uyu mugore wahoze ari ingumba akagira umugisha ku muhanuzi, maze Imana ikamuha kubyara umwana w'umuhungu. Umwana yaje gukura aba umwana mwiza cyane, ndetse umwana w'ikinege muri uyu muryango. Ariko igihe kigeze umwana arapfa, maze uyu mugore agira ubutwari bwo kubiceceka kugeza ubwo ageze kuri Elisa nyirizina. Umugabo we ntabwo yari azi ibyabaye, ntabwo uwo mugore yigeze amubwira ibyabaye yuko umwana yapfuye, ahubwo yakomeje iryo jambo mu mutima kugeza ageze kuri Elisa. Nuko uno mugabo rero abonye ibyo umugore arimo ayitunganya yitegura kugenda, yibaza impamvu umufasha we yihutiye gusura umuhanuzi mu gihe atari ku moneko z'ukwezi cyangwa ku isabato. Maze ati niki kikujyanyeyo huti uyu munsi ko atari ku munsi w'isabato, uyu munsi ko atari ku munsi w'iboneko z'ukwezi, ugiyeyo gute? Hari amasomo adasanzwe dukwiye kugira muri ibi. Tureba ibyo rukamana muri icyo gihe cya Elisa uko byari bimeze. Icyambere tubonamo nuko isabato yazirikanwaga nk'umunsi wo kuramya no gushaka ubutumwa bwa gihanuzi. Igisubizo cy'umugabo kiravuga ko byari umuco w'icyo gihe gusura umuhanuzi ku munsi w'isabato no ku mboneko z'ukwezi, kandi ibi bihuje n'andi masomo atandukanye ahuza isabato no kuramya mu ruhame, kwigisha ndetse no gushaka ubuyobozi mvajuru muri icyo gihe cy'isezerano rya kera. Rero isabato yari umunsi uzirikanwa nk'umunsi wo kuramya ndetse no gushaka ubutumwa bwa gihanuzi. Icya kabiri, muri icyo gihe cya Elisa abahanuzi bari bafite umurimo wo kwigisha ku isabato. Mbese nk'uko abatambyi bari bashinzwe imihango yo kuramya mu buturo bwera, niko n'abahanuzi nk'uko tubona kuri Elisa batangaga amabwiriza n'inama biturutse ku Mana ku munsi w'isabato n'indi minsi yihariye. Ibi kandi birushaho kumvikana mu bwami bwa Isirayeli y'amajyaruguru, hahandi kuramya Imana ku rusengero i Yerusalemu bitakundaga kubera impamvu za politike, aho abami babo babujije abaturage kujya kuramya i Yerusalemu. Icyo gihe rero umurimo w'abahanuzi nka Elisa bakoraga nk'abayobozi b'ibyamwuka muri Isirayeli y'amajyaruguru, kuko abo batari banemerewe kugera ku rusengero i Yerusalemu ngo basange abatambyi. Icya gatatu, ntabwo kubahiriza isabato byaretswe burundu. Amen. Muri icyo gihe cya Eliya na Elisa nubwo bari bakwiriye umwuka w'ubuhakanyi, uyu murongo uraduhishurira ko Abisirayeli bamwe bakomeje kuzirikana no kubahiriza isabato nk'umunsi wo kuramya no gushaka ijambo riturutse ku Mana. Uko gushikama mu kwizera gushobora kuba kwaraturutse ku murimo udacogora w'ubugorozi ndetse no guhanuzi wa Eliya na Elisa wo kuzana ubugorozi muri Isirayeli kugira ngo ishyanga rigarukire kuramya Imana umuremyi. Nguko uko byari bimeze rero muri icyo gihe cya Elisa. Isabato yarakomezwaga, abahanuzi bakoraga umurimo wo kubwiriza abantu no kubahugura, kandi hari itsinda rito ry'abasigaye
bakomeje kunamba ku Mana kugira ngo ukuri kw'Imana kutazisibangatana muri Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Ese iki turabigira mwiki? Icya mbere nuko tubona isabato ibuzwa n'umurimo w'ubuhanuzi. Ni isomo dukwiriye kuzirikana uyu munsi. Burya isabato ntabwo itandukana n'umurimo w'ubuhanuzi. Yemwe bahanuzi bahanura muri iki gihe, ntabwo isabato yigeze itandukana n'umurimo wo guhanura. Uzabisuzume muri Bibiliya yawe. Ubu turi kubiganira mu buryo bworoheje, ariko ntabwo isabato yigeze itandukana n'umurimo wo guhanura, ahubwo turabona isabato ibuzwa n'umurimo w'ubuhanuzi. Iri somo ryo mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 4:23 rirerekana neza yuko abahanuzi bagiraga uruhare rukomeye mu materaniro yo ku isabato. Serisa gusa ahubwo n'abandi bahanuzi ba Bibiliya nuko tubona nk'umuhanuzi Yesaya mu buryo bw'umwihariko igice cya 58. Yesaya araduhugura ko isabato ari umunsi w'umunezero no kwibwira ibyo mu ijuru. Amen. Uko niko bimeze no mu gihe cya Ezekiyeli. Ezekiyeli 43:3 hadusobanurira ko abantu b'Imana bagombaga kuza kuramya Imana ku rusengero ku munsi w'isabato no ku mboneko z'ukwezi. Birahura neza rwose no mu gihe cya Elisa. Yewe tuza mu gihe cya Yesu rero, Yesu uruta abandi bahanuzi bose. Nawe muri Luka igice cya 4:16 hatwereka neza ko Yesu yakomeje uyu muco wo guterana no kwigisha ku munsi w'isabato. Isabato ntabwo itandukana n'umurimo wo guhanura. Uko niko abahanuzi nka Samweli, Eliya, Elisa, hanyuma Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, ba Pawulo baje babwiriza hanyuma iby'ubutumwa bwiza, n'abandi bagenderaga muri icyo cyerekezo cyo kuyobora abantu ku Mana ku munsi w'isabato. Hari abo dusimbutse tugeraho tutaragera muri ayo masomo, ariko tuzabajyaho ko turi kugenda gahoro gahoro kandi umurongo ku murongo bikurikije amateka yagiye akurikirana. Abo bose bari mu cyerekezo kimwe cyo kuyobora abantu ku Mana kandi mu buryo bw'umwihariko ku munsi w'isabato bakabikora mu buryo bwihariye. Mbese niki dukura muri iki gihe cya Elisa n'ayahe masomo twakuramo kubyerekeranye n'isabato? Iri somo twaganiriye ryo mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 4:23 ridufitiye amasomo atari make yo kuzirikana. Isomo rya mbere, isabato ni umunsi wihariye wo gushaka ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni umunsi wihariye wo gushaka ijambo ry'Imana. Mbese nk'uko abantu b'Imana bo mu gihe cya Elisa bashakaga inama za gihanuzi ku munsi w'isabato, n'uyu munsi w'isabato ugomba kutubera umunsi wo gukura mu by'umwuka, kwiga Bibiliya no kuramya. Haleluya. Ni igihe cyihariye cyo gushishikarira icyo umwuka abwira amatorero. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye. Burya ni igihe cyo kwiga mu buryo budasanzwe. Ni igihe cyo guhagarika imirimo yacu nk'uko twabibonye nk'uko bisobanuka mu itegeko, maze tugashaka Imana, tukiga ijambo ryayo, tukitegereza ibyaremwe, tukiga kugira neza kwayo. Mbega ibyamuka byacu bigakura, tukabona ijambo ry'ubuhanuzi y'ibigiye kubaho mu gihe kiri imbere. Uwo munsi w'isabato ni icyo umaze. Icya kabiri, isomo rya kabiri twigira muri iki gihe cya Elisa, nuko isabato yakomeje kubahirizwa no mu gihe cy'ubuyobe bukabije. Tumaze kubibona mu kanya. Nubwo Isirayeli yashayishije mu kuramya ibigirwamana, hariho itsinda rito ry'abasigaye bakomeje kuba indahemuka ku Mana, bishimira amategeko yayo harimo n'isabato. Haleluya. Mana rero ntabwo izigera ibura abashikama mu kwizera bakomeza amategeko yayo. Aya magambo asobanuka neza mu Byahishuriwe igice cya 12:17 yuko ikiyoka cyarakariye umugore ari we torero ry'Imana, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye. Abasigaye inshuti cyanjye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Mbega ukuntu amategeko y'Imana arimo n'isabato ari ikimenyetso cy'abubaha Imana. Mbega ukuntu ari itsinda ry'abasigaye n'uyu munsi bagikomeye kuri uwo murage. Imana yanjye ihabwa icyubahiro. Icya gatatu twigira muri ibi bihe bya Eliya na Elisa, nuko isabato ihuzwa n'ubutumwa bwa gihanuzi, ariko mu buryo bw'umwihariko ubutumwa bwa Eliya wo mu gihe giheruka. Haleluya. Nk'uko Eliya na Elisa bahanuriye baharaniye gusubizaho kuramya ko kuri mu gihe cya Isirayeli,
niko n'ubutumwa bw'igihe giheruka nabwo buhamagarira abantu kugaruka ku kuramya Imana umuremyi waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, bakagaruka ku gukomeza amategeko y'Imana hariho n'isabato. Bwa butumwa bw'abamarayika batatu nshuti zanjye byashu igice cya 14 twaganiriye ubushize turebye umurimo wa Eliya, umurongo wa 12 usoza amagambo avuga ngo aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu. Amategeko y'Imana aracyafite agaciro kandi abantu b'Imana barimo barabyamamaza, bamamaza ubutumwa bwa marayika wa mbere yuko abantu bakwiriye kugaruka ku kuramya umuremyi waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Abantu bakwiriye kwitegura urubanza rugiye kuza, kandi urubanza rurebana no kwica amategeko ndetse no kuyubahiriza, kuko nta rubanza rubaho nta mategeko ahari. kandi bakabwirwa ko Babuloni iguye yayindi igometse ku Mana ikica amategeko yayo, kandi bakabwirwa yuko abantu bose batandukira kuramya Imana bakaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo bazagerwaho n'umujinya w'Imana. kandi abo ngabo ni bande? Nabakomeza amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Bazahura n'ibirushya byinshi bizabahangayikisha nk'uko Eliya yigeze guhangayika, ariko ijambo rirambwiye ngo aho niho kwihangana kwabo kuri. Mana yanjye habwa icyubahiro. Nuko rero ntabwo umurimo wa Eliya ushobora gutandukana n'isabato, kuko rwose nuko bimeze. Na n'uyu munsi isabato iracyari ikimenyetso cy'ubuyoboke ku Mana, kimwe nuko byari biri mu gihe cya Elisa ndetse na Eliya. Ayo niyo magambo nayo ngufitiye kuri uyu munsi, amagambo yerekeranye n'isabato mu gihe cya Elisa. Nshuti yanjye, ndakurarika mu izina rya Yesu Kristo ngo wite kuri aya magambo, wite kumenya yuko isabato yashyiriweho wowe kugira ngo wunguke ibya Yesu, kugira ngo wunguke ijambo ry'Imana, kugira ngo wunguke ijambo ry'ubuhanuzi, kandi wibuke yuko ukwiye kuba mu itsinda ritoya rigikomeza ku mategeko y'Imana. Nubwo isi iguye mu buhakanyi, nubwo isi ishishikariye kwanga Imana, isuzwe amategeko y'Imana, twabonye ibihamya byinshi ubushize, ndetse bakareba bayakomeza babashungera, ariko ukwiye kuba mu itsinda rito ry'abasigaye bahagaze bashikamye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo nasoza aya magambo twaganiriye byerekeranye n'umugore w'umushune mu kazi nakubwiye uko byarangiye cya gitekerezo cy'uyu mugore w'umushune mu kazi. Twatangiye tubona yuko ari umugore wo kumwizera, umugore ukunda abantu b'Imana, kandi n'umugabo we nuko, ariko umugore wari ingumba. Maze uyu mugore wari ingumba yitegereza abantu b'Imana. Elisa na Gehazi bakunda kuza muri uwo mudugudu baje kubwiriza ubutumwa, baje guhugura abantu b'Imana, maze babagirira impuhwe. Uyu mugore atereta umugabo ati mbese waretse tugaho n'umuntu w'Imana icyumba cyo hejuru kugira ngo ajye akiruhukiramo, maze babyemeranwaho. Barakundanaga, bafite umuryango mwiza nubwo bafite n'ibibazo byo kubura urubyaro. Ahari icyo nacyo twakibigiraho. Maze baha aba bantu b'Imana icumbi, bashyiramo igitanda, bashyiramo intebe, bashyiramo ameza, bashyiramo n'itara, kugira ngo umuntu w'Imana nazajya azajya abona aho aruhukira. Uko niko byagenze. Maze Elisa yaje kumbaza, ese niki twagukorera? Ese urashaka kumenyekana ku mwami? Urashaka kuba ikirangirire? Urashaka kuba umuherwe? Niki cyifuzo ufite muri ubu buzima? Ariko kandi umugore avuga ati nikundira kwibera mu bacu. Nyamara umugahanuzi aza kwitegereza imibereho y'uwo muryango, asanga nta mwana bagira, ntabwo banejejwe no kugira urubyaro. Maze aramusengera, Imana iramwibuka, maze iha uno muryango umwana w'umuhungu. Uyu mwana yaje ari itara rimurikira uwo muryango, yaranejeje cyane muri uwo muryango, kandi yari umwana w'ikinege. Ariko ikibabaje muri twasomye nuko uyu mwana amaze gukura, amaze kuba mu mwana wo mu gihe cyiza cyo kuryohera ababyeyi, yarapfuye. Amaze gupfa, umugaragu w'Imana no muhanuzi no mugore w'umushine mu kazi aramusanga. Inkuru twayibonye uko yagiye atanabwiye n'umugabo, ariko yizeye ko ari cyo umuhanuzi yamukorera. Aragenda aramubwira ikintu cyabaye. Igihe yarageze mu kirori ataramugeraho, Elisa afite umugaragu Gehazi. Maze Gehazi rero yari umugaragu uteretaga ku bintu uko Elisa yabyitayeho, yari ari kumwe na Eliya shebuja. Uyu Gehazi we ntabwo yigiye kuri ibyo ngibyo, ntabwo yungukiye kuko yarabanye n'umuhanuzi. Birababaje cyane yuko bamwe babyaza amahirwe meza nk'aya ngaya umusaruro. Elisa yabyaje amahirwe umusaruro ukomeye cyane wo kubana n'umugaragu wayo Eliya.
ariko Gehazi ntabwo yigeze abyaza amahirwe kubana n'umugaragu w'Imana Elisa. Birababaje cyane. Muri iyi nkuru rero y'umushunemukazi tubona Gehazi ashishikara, nuko igihe umugore yamaze gusobanurira Elisa yuko umwana yapfuye, Elisa yabwiye Gehazi ati fata ino nkoni yanjye uyijyane irambike ku maso y'umwana, umwana arabyuka. Nuko umugore arabyanga ati nibyanze bikunze ndajyana nawe, ntabwo ngusiga rwose. Aramuririra, maze Elisa arabyemera yuko ari bugende akajyana n'uyu mugore w'umushunemukazi. Ariko kubera ko Gehazi yabwiwe amabwiriza, yahise yihuta cyane na ya nkoni ajya kuyirambika ku mwana, ariko umwana ntabwo yabyutse, ntabwo byageze ku ntego, kubera yuko ibyo bintu biri mu inarijye. Gehazi yabaye umuntu wihugiraho cyane, wirebaho, ku buryo yasoje urugendo rwe nabi cyane, arwaye ibibembe n'umuryango we wose. Murabyibuka ibyabaye mu gihe cya Namani. Nshuti yanjye, umwana yari yapfuye. Nuko Elisa aragenda ajya muri icyo cyumba, uko uyu mubyeyi yari yaryamishije umwana, iyo ntumbi, muri cya cyumba yahaye umuntu w'Imana, cya gitanda umuntu w'Imana yaryamagaho n'umwana yari aryamye. Maze Elisa arazamuka, aheza abandi, arapfukama arasenga, yubarara ku mwana, abikora kenshi kugeza umwana azutse. Imana yumva gusenga kwa Elisa, umwana arazuka. Inkuru yo kuzuka ntabwo yakunze kuvugwaho mu bitabo by'isezerano rya kera, kuko uretse hano ndetse no muri Yobu, aho Yobu yari afite ibyiringiro by'umuzuko, ndetse na Daniel wahanuye yuko igihe Kristo azaba agarutse hazabaho umuzuko w'abapfuye, bamwe bakazukira ubugingo buhoraho, abandi bakazukira gukorwa n'isoni. Ubundi umuzuko ntabwo wigeze uba icyigisho cyo mu isezerano rya kera, ku buryo Yesu yasanze abantu bitwa abasadukayo batizeraga umuzuko. Ariko Imana yatsinze urupfu. Haleluya. Imana yanesheje urupfu, kandi Imana iraduha ibyiringiro by'uko yitaye ku kababaro kacu kugera nuko ibasha kuzura abapfuye. Imana ishimwe cyane. Rero amagambo numvise nkwiye kuyasoma, kandi hari passage navanye muri cya gitabo Abahanuzi n'Abami ku ipaje 25, amagambo akomeye cyane ambwira ngo Yesu aduhumuriza igihe dushavujwe n'abacu bapfuye, atubwira ubutumwa bw'ibyiringiro bitagira iherezo, avuga ati nzakugura, nzagukuraho amaboko akujyana ikuzimu, nzabacungura mbakize urupfu. Haleluya. Warupfu we, ibyago watezaga birihe? Nyamunsi we, kurimbura kwawe kurihe? N'amagambo ari muri Hose igice cya 13 umurongo wa 14. Kandi ibyashu igice cya 2 umurongo wa 18 Yesu arivuga ati nduhoraho. Haleluya. Icyakwa nari napfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Kuko umwami ugazaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarebe ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere. Haleluya. Nuko tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Ayo ni amagambo Pawulo yabwirije Abatesalonike, yanditse mu rwandiko yabandikiye rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 17. Nshuti zanjye, hariho ibyiringiro by'umuzuko w'abapfuye, hariho ibyiringiro by'uko Kristo yanesheje urupfu, hariho ibyiringiro y'uko Imana itanga isezerano rikomeye cyane yo kwizatukura, ikadukuraho amaboko atujyana ikuzimu, kandi n'abacu bapfuye ikabazura. Muri iki gitekerezo cy'umushunemukazi twaganiraga, ntabwo tubona mu isabato gusa, ahubwo turabonamo n'ibyiringiro by'umugisha yuko hariho ubwami twenda kujyamo, kandi ntabwo ari abazima gusa bakiriho bazabujyamo, ahubwo n'abapfuye nabo bizeye Yesu Kristo bazabujyamo. Ndetse Pawulo aravuga ko tutazabatanga na gatoya, ahubwo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe duhinduranwe nabo tujyanane nabo gusangana umwami wacu mu kirere. Amagambo Pawulo yasoresheje iyi nkuru aravuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Muri aka kanya mfashe uyu mwanya humuriza abantu b'Imana. Hariho impfu zitandukanye, abantu bari gupfa marabira, ariko mumenye yuko hariho umuzuko w'abapfuye, kandi abantu b'Imana bikomeza kuwiteka bagashikama, bakifuza kuba mu itsinda rito cyane ry'abasigaye bishimira iby'ijuru. Hariho ibyiringiro byo kuzuka nabo baba barapfuye.
yewe ubutumwa nabwo bubasha kujyana abantu mu kaga. Muri ukuntu Eliya yajyanywe mu kaga no kuba ari umuhanuzi w'Imana no kugorora abantu no kubasubiza kukuramya Imana umuremyi, maze Yezebeli avuga ati ntaguhwanya n'abahanuzi babari wishe, Imana zabari zibimpora. Ariko nshuti zanjye, ntabwo Imana yeretse Eliya. Ariko kandi nubwo ibyo bintu byageza ku rupfu, ndabwira abantu b'Imana bahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwa Eliya muri iki gihe giheruka, hari ibyiringiro yuko ari umuzuko w'abapfuye, kandi Imana izatuzura tuza mu bwami bwayo iteka ryose. Gushimiye ko twabanye muri uyu mwanya ubwo twaganiraga isomo rigufi, isomo ryo mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 4 umurongo wa 23 ritwereka iby'isabato mu gihe cya Elisa, kandi rikatubwira n'icyo tukwiye kuryigiramo. Ni isomo rero tuvana mu nkuru ndende y'ibyo umushundemukazi wari ufite umwana akamona mu buryo bw'igitangaza, ariko akaza no gupfa. Ariko kubw'ibitangaza Imana yakoresheje umugabo wayo Elisa akaza kuzuka. Imana ugiye kwita kuri ubu butumwa. Ibyo nshaka ko witaho ni ibi: ita yuko isabato ari umunsi w'Uwiteka, umunsi wagushyiriweho kugira ngo turusheho kwibuka Imana umuremyi, turusheho kwiga. Icya kabiri, menya yuko isabato ikiri urugero rw'ubuyoboke, kukubaha Imana nk'uko byari biri no mu gihe cya Eliya na Elisa. Kandi icya gatatu, menya yuko Imana igukunda cyane, idufitiye ibyiringiro, ariyo dutezeho ibyiringiro by'umugisha, yuko izabana natwe no mu bihe bikomeye, izabana natwe no mu bihe bidasanzwe nk'uko tumaze kubibona muri iyi nkuru. Ndakwifuriza kwikomeza ku Uwiteka, ndakwifuriza kwishimira ijambo rye. Nshuti yanjye, urikunde. Tuzakomeza kuganira, tuzakomeza gucukumbura amateka y'isabato. Tugeze mu gihe cya Elisa, twabonye yuko yabayeho mu kinyejana cya 9, birumvikana igihe ibinyejana 9 mbere ya Kristo, twongeye 21 nyuma ya Kristo bimaze kuba ni ibinyejana bigera kuri 30. Ubwo turacyari sigaranye ibinyejana 30 tugomba gukomeza gusuzuma, ariko tuzabisuzuma. Ariko icyo nezezwa nacyo nuko ijambo ry'Imana ari ry'umunezero gusa, nuko ijambo ry'Imana ritibeshya. Abantu babasha kuzana filozofi zabo, ariko ijambo ry'Imana ryo muhanuzi mwemewe, niyo muhanuzi utabeshya. Nuko no ku ngingo y'isabato turushaho kubona isabato umumaro wayo, turushaho kubona isabato ari y'umudendezo, turushaho kubona isabato ari y'umunezero, kuruta bya binyoma Satani yayibeshyeho yuko ari urwandiko rwaturegaga, yuko ari iy'agahato, yuko ari ukwizirika ku mategeko, n'andi magambo ateye isoni kubizera Bibiliya nk'ayo ngayo. Imana igufashe cyane kugira ngo dukomeze kwishimira ijambo ryayo, kandi turusheho gucukumbura. Nzinezezwa cyane no gukomeza kubana nawe, turushaho kureba ibizakurikiraho. Kandi niba hari ikibazo wagize, hano hari adresse zacu, uzatwandikire kugira ngo turusheho kubiganira. Ushobora kuduhamagara, dushobora no kugirana ibiganiro live kugira ngo turusheho kwanguka ibya Yesu, nari nawe icyo wabasha kungura abantu b'Imana. Imana ikomeze kubana nawe mu byo urimo, kandi rusheho kugukundisha ijambo ryayo. Nibyo ngusabiye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro kigufi, ikiganiro cyatwerekaga isabato mu gihe cya Elisa. Tugushimiye yuko wakomeje kugira abantu banamba kuri wowe, kandi bagakomeza guhagarikira ukuri kwawe. Tugushimiye ko umucyo w'isabato wakomeje kumurika no mu gihe cy'umwijima. Uhabwa icyubahiro. Kugeza n'ubu turabona isabato kiri agaciro, turabona isabato kiri umunezero, turabona isabato kiri opportunity, occasion yo kuza gusabana nawe umuremyi, presence ikomeye cyane twakwifuza kubamo. Ku buryo Dawidi avuga ati, njyewe nejejwe no kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe, bikandutira iminsi 1000 nanezererwa ahandi. Nuko natwe duhe kwishimira ijambo ryawe, duhe kwishimira isabato ko dusabana nawe, kandi duhe kwishimira kuba mu nzu yawe muri icyo gihe, ngo turusheho kunguka ibyawe. Uduhaye n'ibyiringiro by'umugisha, ibyiringiro by'umuzuko w'abapfuye, yuko uzaza ukatuvana mu isi hamwe n'abacu basinziriye. Uduhe gukomera muri ibyo byiringiro, kandi ngo dugushikameho, kuko aribyo biduha igisobanuro cyo kubaho. Muri iyi si tubuze igisobanuro kindi, kubera ko ino si nyine iratubabaza bikarangira dupfuye. Ushimwe kubw'ibyiringiro by'umuzuko. Ubane nanjye, ubane n'abari bateze amatwi, uduhire mu byo turimo, turi mu mirimo yacu, bagusenga bagutakira ku manywa na nijoro, babandi banihishwa n'ibizira bikorerwa mu isi, umve gutaka kwabo. Abarwayi, abababajwe n'ababo babuze, n'ingorane zindi zo muri ubu buzima,
umve gusenga kwawe nk'uko wumvise gusenga k'umushumba mu kazi, ngaho tugirire neza muri byose, mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo niho nsenze, amen, amen.